twongeye kubasuhuza abadukurikiye mwese aho mwaba muri hose, abakunzi bacu, abatwitaho, abaduhumuriza, abatugirira neza mu buzima bwa buri munsi. Turagushimiye wowe ubana natwe mu buzima bwacu, mu mirimo dukora, ukabana natwe kuri iyi channel. Wowe wemeye kudukorera subscribe, ukadukorera like, ukadukorera share na comment, turagusuhuje cyane. Nanone tugarutse turi ya channel yanyu mukunda yitwa JT TV, cyangwa se washaka ukongeraho Empire, nabyo ntacyo bitwaye. Imbere yanjye murahabona umutumirwa, umugabo umeze nkaho ashesha akanguhe cyane nanone, hajya byita ngo niho nerekeza. Ubu ngubu nyine bimeze bite? Ubu tukwita iki? Igikwerere? Ni igikwerere. Aha. Uyu mugabo rero muramumenyereye, abenshi muramuzi, ariko ntabwo ndi mumuvugire. Reka mureka yivugire, yivuge atwibwire. Ni karibu. Nibyo Jeanne. Urakoze kumpa ikaze kuri no televiziyo. Mbanze wenda nanabwira abo ngabo batarakora subscribe ko ntacyo bitwaye. Bibananiza iki? Niba bikore baguteza imbere wa mugani wawe. Cyane ko binoroshye. JT ni Jana I na T na E. Byoroshera. Hanyuma rero yewe ugaragaye kuri no televiziyo bwa mbere ndi Rutagengwa Viateur. Rutagengwa Viateur ni umuntu wamaze imyaka 10 mu gisirikare cya RPA. Noneho nkaba maze imyaka ntibuka umubare mu itangazamakuru kuko ninjiye mu itangazamakuru muri 2005. Buri wese aribarira. Yego, buri wese akora imibare uko abishaka. Yeba izo nasohotse. Ubwo wigiraga inyuma y'urugi cyangwa munsi y'igiti ntawamenye. Ubwo rero kuba umpaye ikaze kuri no televiziyo kugira ngo tuganire. Yego. Umpa icyerekezo cy'ibyo wifuza. Ndakwakiriye rwose, abadukurikiranye barabona ko utikoraho. Ni karibu cyane kuri iki kinyamakuru, kuri iyi murandasi. Uyu munsi rero hari ibintu bimaze iminsi bivugwa cyane cyane muri aka gace kacu k'ibi bihugu byacu byo muri Afurika, mu bigize niba ari ibiyaga bigari niko babyita. Okay. Ntaza kubivuga nabi kandi ubindusha ukanseka. U Rwanda ruri muri Afurika, rukaba muri Afurika yo hagati, rukaba muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse no muri CPG. Ari ibyo babyita ngo ikibwe babihinnye mu mpine babyita iki n'iki n'iki. Okay. Ari CPG. CPG ni umuryango w'ibihugu bikora ku biyaga bigari. Noneho rero Afurika y'Iburasirazuba nyine ni EAC. Yego. Uko bisanzwe. Niyo miryango turimo. Cyonzi cyo ntibanseke, nzi neza ko hari abandi bantu bameze nkangi ibintu batari babizi. Ibyo ngibyo ntabwo ari cyo. Hari bombori rero imaze iminsi ivugwa cyangwa sinaboneka aho hantu muri aka gace. Yego. Dutuyemo. Ubwo turajya mu majyepfo, tujye mu majyaruguru, tujye mu burasirazuba n'iburengerazuba, hanyuma ugira ikintu bitubwiraho. Cyane cyane ko nkuzi cyangwa se umenyerewe nk'umusesenguzi w'ibintu bijyanye n'ibibera muri politiki. Sigira ngo ni bombori. Ahubwo ni intambara. Ni intambara inakomeye cyane. Hari ubwo bombori ni iki? Bombori ni ukuba wowe n'umugabo wawe muri mu nzu, muriho mushyamiranye, muriho mumena ibintu, muhitana abana, muhitana inkono. Bivuga ngo ibyo biba byoroshye. Iyo niyo bombori. Ibyo ni ibintu byoroshye bikemuka byoroshye. Ariko noneho ibintu birimo intwaro, bikabamo amasasu, bikabamo abapfa, bikabamo abahunga. Wangu sasa mmoja Goma udevusha na vita. Hakuna bana kushinda kababa. Ntabwo ari bombori. Biba byabaye. Ahubwo ni intambara iri muri kano gace k'ibiyaga bigari ndetse na Afurika y'Iburasirazuba, hakiyongeraho n'undi muryango wa SADC nawe waje kubyivangamo. SADC ni ikirere. SADC ni umuryango uhuje ibihugu bya Afurika yindi nayo ntibuka, ariko ibyo bihugu ndabizi ndanabikubwira n'uburyo byaje. Noneho hakiyongeramo n'abazungu. Abazungu bavuye muri Romania baza kurwana hano muri Afurika y'Iburasirazuba. Abo baje bate rero ndagira. Abo nabyo urabimenya. Iyo ntambara rero iri mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Abo ni abaturanyi bacu. Yego. Duhana imbibi rwose. Ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Yego. Iyo ntambara rero yubuwe n'umutwe wa M23.
M23 ngira ngo abantu bazi uburyo yagiye izamuka, uburyo yarwanye igafata Goma, igakurwamo n'igitutu cya Amerika, kuko icyo gihe muri 2012 twabonye umujyi wa Goma ufatwa, ariko ntabwo twigeze tubona intambara ikuramo abarwanyi ba M23. Cyo ni ikibazo ariko ubundi ibi bintu byagenze bite? Icyo gihe M23 ifata umujyi wa Goma, nk'uko nyine n'ubusanzwe ubutegetsi bwa Kongo kwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi, izina rikunda kugora abantu cyane, Kiromba atwihanganira. Yego. We ahora ashinja yuko M23 ari agakingiriza u Rwanda rwikingiriza kugira ngo rugiye kurwana muri Kongo rubashe gusahura amabuye ya Kongo. Ariko u Rwanda rwo ruhakana ko nta basirikare bariyo, kandi koko niko bimeze. Jewe nshimangira ko nta bariyo, kuko iyo baba bariyo ntabwo ari kuriya byari kuba bimeze. Iyo babaye bariyo ntabwo haba hashize imyaka igera kuri 2 bakirihatanira gufata Goma gusa. Ariko haba harafashwe n'ahandi henshi koko. Kuko u Rwanda rwo ruriyo. Ariko wenda tukira aha ngaha nubwo wenda turivugaho cyane, kera najyaga numva hari ukuntu batubwiye ko u Rwanda kera rwageraga hariya hakurya muri ibyo bice. Nibyo bariya abanyarwanda, bariya abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ari nabo bibasirwa na leta ya Kongo, ndetse bafatanyije n'umutwe wa FDLR. FDLR ni umutwe nyine wahunze mu Rwanda bamaze gukora jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bariya abanyekongo rero bakatiweho imipaka mu gihe cy'ubukoroni, bakata imipaka icyari igice cy'u Rwanda kijya hariya muri Kongo. Yego, twibutsa abantu ko ibi bintu byatewe n'imipaka yakaswe, uburyo yaciwe, ibihugu byagiye babikata, nayo vuga ngo bikatwa, uburyo ibihugu bagiye babikata, hanyuma bamwe bisanga hakurya abandi bisanga hakurya. Nuko byagiye. Vuga ngo bafite ubwene gihugu bwa Kongo n'abanyekongo. Nubwo kugeza ubu ngubu perezida wabo abihakana, rimwe akavuga ngo turemera yuko ari abanyekongo, undi munota akabihindura ati ni abanyarwanda. Hanyuma rero twari turi M23 ubundi ijya kuvuka, habanje intambara n'ubwicanyi bwakorerwaga abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda, aribo babo ngabo bakatiweho imipaka. Iyo ntambara mbere yuko M23 itera cyangwa se ifata intwaro, abo bantu baricwaga buri munsi, twumvaga kwijwi rya turabihanganishije, bihangane ababuriye nk'ababo kugera uyu munsi, Minembwe bicwa, bamburwa inka zabo, bageraho bakora akantu bita kwirwaneho, bashaka imbunda hagati yabo, bakora akantu bita twirwaneho. Bivuga ngo umuntu utaruzi ibyo bintu ukuntu byatangiye umuhereye imuzi. Yego. Noneho rero nibwo abavuga ikinyarwanda bari mu ngabo za Kongo, baraturutse ku mutwe wa CNDP, nibwo biyomoye ku gisirikare cya Kongo, bajya ku ruhande batangira kukirwanya. Bafasha abo ngabo bari bavuze bati reka twirwaneho, niba umuntu yabivuga gutyo. Ari uburyo bwo kugira ngo barengere abo bene wabo bicwa. Yego. Kuko M23 muri 2012 rero ifata umujyi wa Goma, nk'uko Amerika, perezida wa Kongo yashinjaga yuko u Rwanda ari rwo rufasha M23. Amerika ku bwa Barack Obama yashyize igitutu ku Rwanda, ashyira igitutu ku Rwanda, aravuga ati mukuri ingabo zanyu ziriyo. Nta zari ziriyo, ariko noneho kubera communication yari hari hagati y'u Rwanda n'abariya abanyekongo bavugaga ururimi rw'ikinyarwanda, bibasirwa, bafite imiryango yabo hano mu nkambi, hano Ikirehe, babandi bahunze. Yego, b'abanyekongo bahunze, bahunga kwica, bamaze imyaka 20 irenga 20 bari hano mu Rwanda. Noneho bari ni Karongi, bari no ku Kigeme, kubera iyo communication byabaye ngombwa yuko abo babyeyi basaba abana babo kuva mu mujyi wa Goma. Bamwe barahunga, bajya abo baye mu 23, bamwe bajya Uganda, abandi baza hano mu Rwanda. Noneho kubera u Rwanda rwo rwubahiriza amasezerano mpuzamahanga yuko
ingabo zahunze igihugu uzijyana hirya y'icyo gihugu, babambuye intwaro bazisubiza Kongo babajyana hano Ingoma. Abantu bajya Ingoma mujya mubona ahantu military police irinze mu kigo cya gisirikare, abo banyekongo bo muri M23 niho bari na n'ubu baracyahari. Noneho n'uyu munsi barahari yego, duhanye uzareba uzabonaho military irinze nibo bahari. Kuko hariho n'igihe leta ya Kongo yigeze kubasaba, bamwe baragenda abandi basimbuka amamodoka, abandi bananga kugenda baguma hano. Yego. Noneho rero ubwo barahunze, barimo General Sultan Makenga, barimo ba Colonel Kayine, ni Kayine ngirango bajya Uganda. Noneho rero bwa bwicanyi bwakorerwaga bene wabo hari burongera burubura burasubira bundi. Aho ngaho byari bisa naho bitujemo gake, ariko nyuma biraza byongera kuba bishaje. Noneho biba bibi kurushaho. Abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bari aho ngaho baricwa noneho ku buryo bugaragara. Nibwo rero M23 bongeye kwambuka bava Uganda, bongera bambukira ku mupaka wa Bunagana, bongera kugaba ibitero ubundi bushya, ari byo iyo bombori bavuga ngo barongeye barisuganya, baravuga ati reka twongere tujye gufasha bene wacu bari abari Uganda nibo bambutse, abari mu Rwanda baracyahari. Abari mu Rwanda baracyari hahandi ho babwira gutugenda ujya kureba Ingoma, ushaka kuragenda ubabone. Hanyuma bari Uganda bari bagiye bahungiyeyo, baravuga bati oya twari turi bubyihanganire, reka twongere twisuganye. Abo rero nibo bisuganyije, baratera bagenda bafata ibice bimwe na bimwe, bije gushyuha mu minsi mike ishize, mu byumweru bibishize, noneho bafashe Masisi. Umujyi wa Masisi nibwo ibintu byatangiye gushyuha, nibwo intambara yashyushye. Hanyuma rero muri uko guterwa no kotswa igitutu, perezida wa Kongo yabanje gutabaza umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Afurika y'Iburasirazuba urabizi yuko n'u Rwanda rurimo. Ati ni mu ntabare muzana ingabo. Hanyuma se yari ubwo se ko yaratabaje umuryango u Rwanda rurimo, kandi bigaragara ko abavuga ati ni mwebwe mu ntera, ni mwe mugira gute ibyo bintu urumva icyo gihe yaravuze ngo mu ngabo zizi z'u Rwanda ntazirimo, ntizizemo, hazi ibindi bihugu ariko u Rwanda ntiruzi, kandi ruri muri uwo muryango, noneho icyo gihe haje Tanzania, haza Kenya, haza Burundi, haza na Sudani y'Epfo. Noneho ingabo zije ziza habaye imishyikirano isaba ko M23 barekura ibice bafashe. Bararwanaga bamaze no kubifatana ibice binini bigera hano mu Birunga no mu Kibaya. Noneho habaye imishyikirano basaba M23 gusubira inyuma. Isubira inyuma za ngabo za EAC. EAC ubwo ni wa mutwe w'ingabo za muri Afurika zije gufasha, zije guhagarara hagati. Ariko yavuze ngo haza abandi bose ariko ab'u Rwanda ntibaze. Noneho rero baraje, haje abanyakenya, haje abarundi, haje abatanzania, haje nabo muri Afurika y'Epfo na Sudani y'Epfo. Noneho rero baje bajya hagati y'impande zombi zarwanaga. M23 yasubiye inyuma na FARDC iraho ngaho. Noneho bahageze perezida Tshisekedi atumva ntabwo ari icyo cyabazanye, ahubwo ni mwanuke mujye kurwana na M23. Kandi baje noneho ibintu biratangaje. Abo muri EAC bati ntabwo ari iyo mission yatuzanye, twe twaje guhagarara hagati. Ati niba ntabwo twaje kurwana. Ati niba ari ibyo rero nimutumuke mutahe. Simbashaka. Noneho bari banisubasiye n'ingabo za Kenya, bavuga ngo ingabo za Kenya ngo zijya gusa n'iz'u Rwanda, ngo basa naho banyuze mu Rwanda biyambura imyenda ya Kenya bambara y'u Rwanda. Ngo turabona bari abanyakenya basa n'u Rwanda, kandi twavuze yuko u Rwanda rutazaza. Gahunda barayihinduye. Batangira rero kwibasira abanyakenya mu mujyi wa Goma. Bamwe baranabishe babamenamo amaguru. Bivuga ngo abantu b'abanyakenya bashobora kuba baragize ikibazo mu mujyi wa Goma, harimo izo ngabo. Nizo ngabo nyine abanyakenya bari barimo ubwo babigiremo ibibazo. Oya nizo ngabo ntabwo ari abanyakenya. Nyine ndavuga izo ngabo zari zaje, abanyakenya bari bazirimo bahuye n'ibibazo. Cyane. Ubwo bituruva gusenya. Noneho biba ngombwa ko
ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zivayo barataha, ariko mu kuvayo Tanzania igumisha y'ingabo kugira ngo barwanirire Perezida Tshisekedi. Bivuga ngo Tanzania ijya ku ruhande rwa Tshisekedi binyuze muri SAMIDRC, muri SADC. Noneho abarundi bakurayo izari muri EAC, noneho Perezida Evariste Ndayishimiye yohereza izindi ngabo noneho ku bwumvikane bwe na Perezida wa Kongo. Aha hantu haragoye Viateur, ahantu haragoye. Ni ukuvuga ngo abantu bari bagiye nk'umutwe w'ingabo zigiye guharanira amahoro, niba nabyita gutyo, zimwe zarishwe, bavuga ko bishobora kuba bararashwe, nyine niko kwicwa, bazira ko bashobora kuba bakekwa ko ari abanyarwanda bihinduranije bakaza bitwa gutyo. Hanyuma abandi nabo basubizwayo, ariko bimwe mu bihugu byohereza abandi ku ruhande rwabyo bitandukanye nuko bagiye ari uwo mutwe. Muri EAC hasigaye ibihugu bibiri. Uburundi, Perezida w'u Burundi yumvikaniye na Perezida wa Kongo kuzanira abasirikare mu bandwanirira. Tanzania yo rero yageze yite SADC. SADC harimo Zimbabwe, Angola, Zimbabwe nayivuze, na Tanzania na South Africa. SADC rero nk'umuryango Kongo nayirimo, bo bahise bakoranye inama bemera kumutabara. Bemeye kumutabara ngo kuko ingabo za Afurika y'Epfo zaje, ngo kuko ingabo za Tanzania zagumyeyo, ngo uko ingabo za Malawi zaje. Viateur, ubushatse kuvuga ko ubwo twabihereye mu mizi kugira ngo abantu bumve ibintu byahereye, yewe urabona twagera tubizamuka kugera uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ushatse kuvuga yuko aha hantu ntago masobanukiwe neza. Ubona humvise neza buriya. Ndashaka abantu bazaduhe comment kuri iki kintu. Bivuga ngo hari ingabo zongeye kugaruka ziza gufasha cyane, ziza ku ruhande rwa SADC, ariko zije gufasha. Ariko iki kintu cyumva kuvuga ngo hari umutwe urimo kurwana uharanira uburenganzira cyangwa se ubutabazi bwa bene wabo, noneho batewe baje guhangana n'ibihugu birenze kimwe, ingabo z'ibihugu zagurutse zirenze kimwe, zirenze iz'igihugu kimwe, zaje gufasha iz'igihugu bari kurwaniramo cya Kongo. Perezida Tshisekedi atabaza avuga yuko yatewe n'u Rwanda, noneho agatabaza ibihugu babana mu muryango wundi u Rwanda rutabamo wa SADC. Noneho muri uwo muryango wa SADC harimo ibihugu byigeze gutabara uwamubanjirije witwa Laurent Desire Kabila, ari byo Angola, Zimbabwe na Namibia, ariko byo ntibyaje. Baravuze bati ubwo yavuze ko ari u Rwanda rwamuteye, kandi twarwanye muri 1998 baratunesha, turaruzi, ntabwo twirirwa dusubiye. Haza ibihugu rero, haza ibihugu bitari byigera biza kurwana muri Kongo nari ari ubwa mbere bije. Yego, Tanzania, Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo ni igihugu wenda dufata nkaho gikize mu bintu byose. Haza Malawi. Noneho rero ibyo bihugu byo muri SADC hiyongeraho Burundi butari muri SADC, bwaje ku masezerano hagati ya perezida y'abaperezida bombi, General Neva Ndayishimiye, General Ndayishimiye Evariste, nawe aravuga ati reka nigireyo wenda nanjye mbe muri iyo ntambara, njye mpikurira agafaranga. Ntawamenye, njye mpakura agafaranga. Kuvuga ngo abasirikare b'Abarundi bo bapfaga hejuru y'inyungu za perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kuko amafaranga Kongo yageneraga abasirikare b'Abarundi hari igice yakatagaho. Ibyo bintu ntabwo tubihagazeho neza. Wibihungura bivuye kuri iki. Ntabwo biri muri biravugwa, biri mu reka tubihinire muri biravugwa. Noneho rero ibyo bihugu biraje bikandiyeho. M23 irabakinagira nyirabakubise, umwotsi uracumba, ibafatanya ibice byinshi ntagarukaho iyo ngiyo. Noneho perezida wa Kongo arareba ati yewe naba abandi bampaye umusada ntacyo bamaze, reka ngiye kwishakira bacanshura. Yewe ibihugu byose birakubiswe biratsinzwe, aravuze ati noneho uho urugamba rugeze ndabona bikomeye, reka nongeremo n'abandi, nza n'abazungu. Aragenda ajya muri Romania, ahasanga company ntazi izina rya Romania. Ni igihugu kizwiho kurwanira mu Burayi. Oya,
abo ntabwo ari ingabo z'igihugu cyaje, ni abantu bishyize hamwe nk'uko hano mu Rwanda wafata abademobe ukabakoramo kampani, uramenye ukabakoramo umutwe uzajya ujya gucuruza. Ahagararira aho ngaho u Rwanda ntawe rugira. Ni urugero naguhaga. Ariko si hano. Hano iwacu ntabyo tugira. Kuko abo bacanshuro baje, abo bacanshuro burira indege baraza, ariko noneho bageze Ingoma baravuga bati twebwe ntabwo tumenyereye kurwanira muri iyo misozi, nimwoherezeyo iyo FDL yari hamenyereye n'abasirikare banyu ba FARDC n'umutwe wa Wazalendo. Umutwe wa Wazalendo ni umutwe w'abasivili bahawe intwaro. B'abakongomani. Ngo n'abakunda igihugu. Noneho abo bantu b'abacanshuro b'abazungu, ariko ahantu hari imitwe myinshi, ahantu muri iki gihugu cyo muri Kongo harimo kubera isebaniro, cyangwa se niba byararangiye niba ari gikomeje nta wamenya, ariko ndumva ari isebaniro riteye ubwoba rinakabije. Ndi kuvuga ngo imitwe ifatika, ubundi muri Kongo hari imitwe igera muri 240. Nawe ubwawe wishatse wagenda ukagenda. Oya yaho sindimo. Nuko rero ndacyari kubacanshuro, kuko kugeza ubu ngubu mu bavuga cyane barimo. Abacanshuro baraza batumva rero twebwe iyo misozi ntabwo tuzajyayo, mwoherereza abahamenyere, tuzategereza uzadusanga. Bari baje gukora iki? Tuzategereza uzadusanga mu turarindirira hanga. Turabarindira niba bavuga Ingoma duhonda, turategereza abazazigoma. Ariko noneho ubwo leta yari yamanuye ingabo zose zitwa ko zikomeye, abitwa ngo ni special force, abaparakomando ndetse n'abarinda umukuru w'igihugu bose baraje muri Goma. Bivuga n'abikishasa bari bamanutse cyane, baje muri Goma kuko niyo kapitali ya Kivu y'Amajyaruguru. Noneho rero ngere ku bintu byaje gushyuha ejo bundi, umaze gusobanukirwa imitwe yose. Ntekereza ko n'abadukurikiye twahereye umuzi tuzamuka buke buke, ubwo tugeze noneho ku gice cy'Igoma. Yego, ibyejo bundi intambara ishyushye ejo bundi bamaze gufata Masisi. Iyo ni M23. M23 imaze gufata Masisi, nibwo abantu twabonye yuko ibyaya ntambara bikomeye. Tshisekedi yanze imishyikirano yaba iyi Rwanda muri Angola ndetse n'iyi Nairobi. Hari gihe yari hagarariwe nande? Imishyikirano ya Rwanda muri Angola yari igamije guhuza u Rwanda na Kongo nk'ibihugu bifitanye amakimbirane. Naho imishyikirano y'i Nairobi igamije guhuza leta ya Kongo n'imitwe yose iyirwanya. Imishyikirano myinshi rero yagiye yemeza ko Kongo rero bwayo ifite indi mitwe yindi yirwanya irenze umwe. Yego, irenze umwe. Itari M23 gusa. Ariko none iyo bajyaga i Nairobi, M23 yarasigaraga ntayigo yatumirwaga. Aha niho habaye ikibazo kinini, ubwo naho habitse irindi pfunwe. Yego. Kuko ni umutwe uzwi ugaragara umaze igihe unabazengereza, ariko bajya guhamagara abaza ngo bashyikirane bo ntibabahamagare. Yego. Ibintu rero bijya kuzamba cyane, imishyikirano ya Rwanda ihuza u Rwanda na Kongo nk'ibihugu bifitanye ibibazo, ibyavugirwagamo Tshisekedi yageraga iwe cyangwa se minisitiri w'ububanyi n'amahanga Therese Kayikwamba yageraga Kinshasa akabihakana. Akavuga ati barambeshyira ntabwo nigeze mbyumvikanaho. Ibisi nabyemeye. Ntabyo nigeze mvuga. Ndetse n'amafoto mwabonye sizi uburyo bayedite. Ntabwo yari gihe. Hakabaho n'igihe bajya gusinya amasezerano arimo ko leta ya Kongo igiye kumvikana nayo mu 23 bakajya mu mishyikirano. Noneho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo yajya gusinya agahita abona telefone ya perezida akamubwira ati ndakubujije ntubisi. Ubwo bigahita bishwanyuka, bigasubira ibubisi. Uriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wacu ambasaderi Olivier Nduhungirehe, giye mu minsi ishize naravuze ntazongere gusubirayo kuko araruhira ubusa. Ibyo asinya barabyica, barabisesa. Noneho bigeraho perezida avuga ngo jewe kugeza ubu perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi ati jewe ubigikurikiyeho ngiye gukora ibishoboka byose ku buryo nkuraho ubutegetsi bwa Kagame. Ngiye gukora ibishoboka byose, ndetse biza gushimangirwa na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nawe avuga ati nzashyigikira urubyiruko rujye kwibohora mu gihugu cy'u Rwanda.
noneho Tshisekedi ari kwiyamamaza muri iyi manda yatowe nubwo atatowe kuko n'ubundi yibye amajwi ni ibintu bizwi byanavuzwe n'umukuru w'igihugu cyacu biravugwa uyu mukuru w'igihugu cyacu ejo bundi yarabivuze aturiye inshuro ebyiri ntabwo yatowe yibye amajwi ndetse n'uwayamwibiye ni nawe uri kumurwanya ubu ngubu Colonel Nanga ndaje ndamukubwira nawe yego yabivugiye niba ari Goma niba atari Bukavu niba atari Buvira aravuga ati jewe nimara gutorwa nzahita ntumiza inteko ishinga amategeko bahite bemeza yuko ngomba gutera u Rwanda kandi noneho nta nubwo nzirirwa njyayo mfite ibisasu nzohereza bikagenda bigasenya Kigali bikayirana yicariye Kinshasa ariko nabyo ariko nabibonyemo yari amaze kubona yuko ingabo ze zo ku butaka ntacyo zimaze ko ntacyo zakora ku Rwanda ati ahubwo nzohereza ibisasu nsenye u Rwanda nicaye Kinshasa ibyo rero nibwo abakuru b'ibihugu umukuru w'igihugu cyacu n'abandi bayobozi bakunze kuvuga yuko nta kubikinisha byavuzwe n'umugaba w'ingabo umwanya wari wose byabaye ibindi noneho rero Masisi irafashwe bukeye baba bageze Isake ariko tukiri aho ngaho iki kintu kirashoboka cyuko umuntu yaba ari Kinshasa hari ibirometero byinshi cyane akohereza igisozi kikagwa mu Rwanda kigasenya wenda izo mbunda yazigeza hino kandi yari yaranazizanye uroye mu byo M23 yafashe biri ku kibuga cy'indege izo mari zishobora nabyo birimo yego kandi noneho no mu gusoza urugamba rwabo hano rwa nyuma bashatse kubikora wenda icyo ndakigeraho yego noneho rero baranyarutse bafashe Sake ubwo nukuvuga ngo Goma irazengurutse iyo ni M23 irazengurutse mu minsi mike rwose Goma yarinize gutya nta buhumekero ubuhumekero bwa nyuma ari mu Kivu cyangwa se mu Rwanda aragira tuhumekero bwa nyuma ni mu Kivu cyangwa se mu Rwanda ubwo rero kugeza ku itariki 26 Goma yari inize neza inize ijwigirije habura umwuka wa nyuma ubwo kandi inize ikoraniyemo ingabo zazindi zose nakubwiye aba Malawi aba Tanzania abo muri South Africa Wazalendo FDLR FARDC abarundi uriya mujyi warimo abasirikare bagera mu bihumbi 200 bose baje guhangana na M23 gusa ushobora kwibaza ngo ese M23 bubangana iki ku buryo bahangana n'izo icyo kibazo nanjye kukikubaza Fiatel urambanjije rwose urantazi ikibazo umubare wabo kugeza ubu ngubu sinzi ko n'umuvugizi wabo yawo kubwira ariko gengereranyije bashobora kuba tugera no mu 2020 ubu si amana yirirwa handi gataha banza gitabura cyataha mu Rwanda cyangwa yataha noneho gataha muri M23 ikintu gituma umuntu anesha ubwinshi ntibubashe gukora nicyo twita cause kurwanira nanjye kukikubaza ikintu natwe ndi bukikubaze yase ikintu ndi bukikubaze kijyanye n'ukuntu abantu baba ari bake kuko uri nararibonye mu gisirikare hari uburyo n'ubundi ibintu byabaye ku Rwanda ureye birasa ndeka tubimire iri banga ni iri ufite icyo urwanira uharaniye yego iyo ntacyo urwanira urapfa ku rugamba urapfa no mu gisirikare icyo ari cyo cyose iyo ugenda utumva icyo ugiye kurwanira urapfa ubujagaraye muri make yego ntabwo ubuza aho urajajaba kuko nta ntego uba ufite nguko rero M23 ibasha gufata hose noneho rero Goma imaze kunigwa nkuko nabivuga yego M23 baravuze batumva intego ni ukubohora abagoma baradukeneye nabo aho twafashe bamerewe neza baguwe neza bafite umutekano abanyegomana n'ubu barakicwa ziriya ngabo zose kariya kavuyo nta mugore wari ukidegembya barafata bagasambanya nta muntu wari ugitunga ifaranga rye byarakavuyo ziriya ngabo zose zakoraga ibyo zishakiye M23 rero nibwo yatangaje yuko igiye kubabohora kumugaragara yeru noneho rero bijya gushyuha noneho M23 basohoye itangazo kumugaragara bati mwebwe basirikare mu Rwanda aho ngaho muri Goma tubahaye amasaha
mujye kuri stade runaka saa 9 duhurireyo mushyire intwaro muri Monisco akantu karancitse mugende mushyire intwaro hariya nimurangiza saa 9 duhurire kuri stade ubifuzaga iki se bari bagamije ko aba bantu barambika intwaro bakavugana nk'abantu umuntu ku wundi bisanzwe Goma yashakaga gufata uriya mujyi itamenya amaraso nako M23 yashakaga gufata umujyi wa Goma itamenya amaraso icyo nicyo cyatumye isorera itangazo iravuga iti nimurambike intwaro duhurira aha n'aha tuvugana amahoro ku yandi cyane tuhabasange ntacyo bagomba kuvuga mwayamanika mushyire intwaro hasi bashatse kuresistinga banga kuzishyira hasi M23 ibateza special force ikoresha imbunda zidasakuza iyo ni special force ya M23 nabo ntiboroshye irashisha intwaro zidasakuza ubwiza bazita silencieux yego abo basirikare bandi bose aho bari yajya kubona akabona umuntu araguye yewe ibintu banza biri busubire muri Bibiliya hari abantu bigeze gufatwa ngo n'ababembe babonye ibintu bikomeye nibwo bajyanye intwaro kuri Monisco noneho bajya kuri ya stade ni ukuvuga ngo buri muntu yashidukaga umuntu amuri iruhande ibintu akabona bagenzi be bari baraho barapfuye nta mbunda ivuze noneho kutavuga imbunda bituma abaturage badahahamuka cyangwa ngo bahungabane cyangwa bahungariye ibi ni ibintu byakozwe abaturage bibereye muri aferi zabo umuntu wapanze iriya operation yo gufata Goma n'umuhanga kweli ukuba wicaranye n'umuntu pya ukabona arambare wabona ni pya ukabona arambare ariko byateye baratumaze ko hari amasasu yagiye yumvikana hari ahantu ubuze utabantu bafashe Goma bidasakuza kandi twaragiye hari amasasu hari abantu bapfuye mu buryo bugaragara ku manywa ayo yavuzwe n'ubundi M23 yamaze kugeramo ivango hari igikorwa cya mbere cyo kubanza gusa naho baciye intege abarwanyi tubereke ko twabageze yego noneho akaba kurwana noneho birwanaho FDLR na FARDC nibo bavuze bati ubwo bagiye kutwambura n'ubundi byarangiye reka natwe tugira icyo dukora kuko turase mu Rwanda noneho ibintu barabijambije rero bananiwe guhangana n'uwo bari guhangana nawe bagiye gutera ikindi gihugu cyane batangiye kurasa mu Rwanda Goma M23 itangiye kwataka ikibuga cy'indege cya aeroport ya Goma none se aho ngaho babandi bayamanika bari batarayamanika bamwe bari bamaze kuyamanika noneho havamo igikundi kimwe cya FDLR na Bawazarendo baravuga bati reka n'ubundi n'u Rwanda rubikoze reka twihimure uriya mujyi wa Gisenyi tuwusenye byari bikomeye cyane uriya munsi noneho rero bombe ya mbere iguye mu Rwanda imaze gukomera amabombe ya mbere amaze kugwa mu Rwanda amaze gukomeretsa abantu turihanganisha abantu bo mu Rwanda bagizweho ingaruka n'ibyo bibazo by'intambara yo muri Kongo kuko dufite abahasize ubuzima dufite abakomeretse yego nibwo rero u Rwanda rwahise ruhaguruka na bwa bwirinzi wumvise narabibonye ntago twikoraho hariya ni ikintu abantu bose na n'ubu abantu bavuga bati umva na ya misoro tujya tuyitanga burya bwose ntabwo byoroshye burya bwose ni uko turinzwe ni kiriya kimodoka cyo kibona bombe ihagurutse kikohereza indi biriya bintu byarancanze byandenze ubwenge ntekereza ko n'undi muntu wese wabikurikiranye ni ibintu bidasanzwe ntabwo twari tuzi ko iwacu ari uko tumeze gufate kariya kabombe kazana ikabika ahubwo ihita yohereza irindi bigahurira mu kirere bikabasitinga ese nuko bigenda aho hantu ntabwo ntari nagize ntibazaga se irazi kasama ikamira ntabwo ariko bimeze bihurira hari ni ukuvuga ngo riraje irindi naryo rigiye ririsanga ntaho riri buri uwo mubare urakomeye uwo mubare urakomeye wo gupima ngo kinyuza aha natwe reka tunyuze aha duhure n'imbunda ibikora nta nubwo ari ngombwa yumvi bombe ihagurutse nayo igahita yohereza mbese muri make ni bya bindi byo muri fizike bimwe mwajyaga murora mu mafilime no mu Rwanda birahari harimo na bya bindi bavuga ngo babigenza gute harya kamerama babigenza bate ni ema ni iki rukuruzi rukuruzi nuko ego
sirukuruzi mu uriya iba ifite kinyarwanda rukuruzi ijya guhiga ako kabombe kaje kugira ngo tubyumve basi mu bwenge bwacu buri aho ngaho nk'abantu basanzwe yaba bombe ya murutsiye atari ko kazi dukora murutsiye zose zibaho yaba 60 82 na 120 irije ryose ripfa kuba rirenze umupaka ya bintu birakomeye iyo mbunda ibisetinze uko frontier imeze ntabwo iriya mbunda yacu yarisanga hakurya ngo irikure oya rirenga umupaka ripfa kuba ryaje iwacu yego na za katyusha ndetse na BM none iriya mbunda yacu itahaba ubu tuba tuvuga ibindi muri Gisenyi mana nyagasani yari byabaye ibindi tuba tuvuga ibindi muri Gisenyi hari umuntu turamusuhuje Pastor Claude uriya Pastor Claude yabaye icyamamare muri iyi minsi ndashaka nagiye kubona mbona rwose umutwe ati ngo yihunguraga amasasu se ko bitoroheye ugenda ukarebe nakabonye gacaracana gacicikana kuri murandasi yari bavuga ati ni amahoro ati amaye tubona araguye niba yaraguye hari n'undi nabonye nawe amwigana nawe turamusuhuje avuga ati ni amahoro yambaye amajipo rero ibyo byose byari mu marembera ya mitwe yose n'ingabo byari muri Kongo yego bisasu birajimijwe noneho M23 ikomeza akazi kayo bivuga ngo abashatse kohereza mu Rwanda iwacu nabo bagize ikibazo ibyo bohereje bayimfabusa ariko noneho n'abari kurwana nabo bakomeje kurwana yego M23 yo yari ikomeje kubohora ibice bitandukanye by'umujyi wa Goma bivuga ngo Viateri bivuga ngo abariho barwanwa na M23 bateshejwe kurwana intambara barimo bashaka kwangiza igihugu cy'u Rwanda yego noneho babonye ko nabyo bibapfubanye nibwo nabo bahisemo kumanika amaboko hamanitse amaboko hahereye kuri bande babazungu oya umuzungu yaraje aravuga ati jewe ajya kuri Monisco ati jewe ntimunjyane mu musozi ati ngenda rindirira ahangaha ati nibaza bansanga hambere Kongo bo muri kamere yabo no mu mirwano twagiye duhura nabo yambara imyenda ya gisivili imbere ya uniform ya gisirikare yabona ibintu bikomeye agahita akuramo uniform ya gisirikare akambara niya gisivili babyita ngo rongora teni mwabwira ndi ngo turongore teni mwana mbo nuko rero bakuramo imyenda myinshi yari inyanyagiye yari yuzuye hariya Igoma yari yuzuye inyanyagiye aho ngaho bakuramo imyenda noneho bahinduka abasivili aba barundi bo biyambikaga agatambaro k'umweru hano buri wese kugira ngo agaragaze yuko atari tayari kurwana ati ntabwo ndimo abazungu bo bari bageze muri Monisco kare hanyuma nkibaza ngo uyu muzungu waje atari muri iyo risa ntabwo yaje ari Monisco sibyo na abashanshuro na uyu muzungu yaje ari umucanshuro ku giti cye ni gute yagiye muri Monisco bakamwakira niko M23 yari yabisabye bivuga ngo byemewe na M23 M23 yavuga iti mugende umuntu utari tayari kurwana na reporting imbunda muri Monisco agiye kuri stade iyi Monisco rero yari yari wa mutwe n'ubundi wa babandi bari baraje uyu waje ryari rero uhamaze imyaka 25 ukora iki uje kubungabunga amahoro muri Kongo ariko nabyo ntacyo bigeze bakora iyi ni UN igizwe n'abazungu n'abirabura ni abazungu benshi n'abazungu baravanze yego aba rero bari bahagaze ku ruhe ruhande muri kiriya gihe cy'isibaniro muri Goma hariho igihe nabo ubwabo bigeze gushyiraho operation ngo igamije gukumira M23 kwinjira mu mujyi wa Goma yego M23 mu bantu wari wavuze mu mitwe wari wavuze ntabwo wari wayishyize kandi ubwo mu bantu wari umbwiye bari bariho basibanira muri kariya gace ka Goma ejo bundi mu bari banizwe bari banigiwemo nabo barimo bigeze gushaka gukora operation yo kubuza M23 kwinjira mu mujyi wa Goma noneho M23 irababwira ngo muraramuka mutwitambitse turabarasa ngaho muraramuka mutwita dayari yabibabwiye za masisi muraramuka mutwitambitse turabarasa noneho no muri iyi minsi muri risibaniro hari abantu bo muri Monisco bagera muri 4 bapfuye kubera bombe yaraje ibagoma
barapfa. iyi bombe yabaguyemo kubera kwitambika bari banze kuva mu nzira cyangwa baguyemo nyine nkuko intambara hose nyine mu bombe gatoranya ni paraxida nkuko nyine uri gusharinga werekeza uruhare rwa Monisco Viateur uruhare rw'iyi ONU cyangwa se Monisco muri iyi ntambara ya Goma y'ejo bundi ni uruhe ese rwakuyemo iki bigendekeye bite kugera uyu munsi kugera aho abantu bayo bahasiga ubuzima mu minsi ishize bo byagaragaraga ko bari ku ruhande rwa Kongo bashaka kwirwanira ariko noneho kugeza ubu ngubu ubwo ariho abashyize intwaro hasi ariho banyuze bigaragara yuko nabo bari bamaze kuyamanika hakiri kare ubwo bo bari mu ruhande rwabo nka ONU nyine nta muntu n'umwe nta ruhande na rumwe bari kubungabunga umutekano baranyuranyuranamo na M23 ubwo imodoka za Monisco ziracaho n'iza M23 zigacaho buri wese ari mu kazi ke ibi bintu bijya bintangaza ni nkuko mu Rwanda reka ne kubyinjiramo tubyihorere reka tubyihorere uba wumva bisa naho noneho rero uyu munsi Viateur uyu munsi izi ngabo zamanitse amaboko ziherereye hehe noneho rero reka mpere ku bazungu abacanshuro bishyize mu maboko ya Monisco igihugu baturutsemo cya Rumaniya haba imishyikirano na Monisco muduha abantu bacu mubatwoherereze bazi ibi bintu ntibyangiza izina ry'igihugu imishyikirano hariya ibintu ntibyangiza izina ry'igihugu ry'abantu baba baje ntabwo babitegereje ibimwaro batahanye namurebaga nkavuga ni uyu nguyu azaturuka imbere y'umugore we avuga ngo yagiye kurwana cyangwa imbere y'ubuyobozi bw'igihugu wenda ntabwo ari ingabo za leta ni umutwe w'abacanshuro uko biri kose urumva bafite igihugu baturutsemo bafite izina basa naho bangije niba nabivuganyo kuko niba baje nk'umutwe utoherejwe n'igihugu ese buriya tubivuze twavuga ko igihugu baje kibizira ntabwo kiba kibizi kuko ubundi umutwe w'abacanshuro ufite amategeko mpuzamahanga wuhana iki ni ikibazo gikomeye cyane gusubira iwanyu noneho rero igihugu waturutsemo kitarakohereje kitazi uburyo waje uje unagayitse Monisco ihita isaba M23 ariko ubwo yari imaze gufata ahantu hose imipaka yombi waba Grande Barriere na Petite Barriere hejuru RTNC radio y'igihugu igice cya hano bayishyikiriye bafite ikibuga cy'indege ibitwaro byose ariho birunze no kuvuga ngo bamaze gufata no kwambura kunyaga abariho babarwanya ibyo bari bafite bafata za ntwaro zose nkuko twazibonye barasunika barajyana bajya kuzereka noneho Monisco iravuga inegosiya na M23 ko ari bo babageza ku mupaka w'u Rwanda kuko inzira babonye ariyo guca mu Rwanda abo ni bande rero babazungu bagarutse hahandi bajyaga bavuga ko ariho habi yego ni nawo mujinya bari bafite Kisekedi yababwiye yuko bari kurwana n'u Rwanda none bagiye guca mu Rwanda ibintu birabera nguko ko rero batungutse ariko by the way dushimira abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda kuko bajya bihanganira ibintu byoroshye ibintu rwose duhereye kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu abangaba nta kibazo dufitanye Perezida Paul Kagame nibaze tubahe ikibuga bitaye turamushimiye cyane n'abandi bafatanyije kuyobora iki gihugu ndetse n'abaturage bo muri kariya gace kuko nabo ubwabo bashobora kuvuga batuye abantu baduhemukiye abo nabo turabashimiye kandi bose turabasuhuje nibwo rero baje ku mupaka abapolisi bacu barabasaka bari babohereje amabisi meza cyane agiye kubatwara abanyarwanda rwose barabesikotinga imbere n'inyuma ya mamodoka ya polisi imbere n'inyuma no hagati baraza bageze ku kibuga cy'indege bo basakwaga n'imbwa ako kantu no kuriya kanyoheye abantu b'ibituza bari ariko bahekenya amenyo sinakubwiye ko bihura na Bibiliya hari abantu ngo bari batuye ahantu hanyuma ngo Abisirayeli ngo bagiye kubareba ngo baravuga ngo twasanze abantu ngo tumeze nk'inzige imbere yabo ariko bukeye n'ubundi nyine birazamba barabanesha hari n'imwe y'abanyekongo nyacuranga kuri radio ngo bari barebare cyane bafite ibizigira tubona tumeze nk'inzige nabo rero iyo ubitegereje abasore hano ariko bahekenya amenyo
ariko guhekenya amenyo ariko nibatunze bifite impamvu. Bakuwe mu gihugu ahantu biriraga barya muri hoteli bahembwa amafaranga amadolari 8,000 buri kwezi. Burya se ayo nayo yamenyekanye cyane. Kandi noneho ayo bakayahembwa na Kongo. Bayahembwa na Kongo. Kuko ku mupaka bafunguraga igikapu, ibikapu byinshi bajyanye byarimo amadolari n'amafaranga pakiye. U Rwanda rwubahwe. Noneho buriya n'ikintu nakongeraho, buriya muri Kongo bari bamaze kuryoherwa n'abagore ba. Ngaho cyane cyo ni ikindi. Ntihabuze n'abasize batinya. Ikereka tukimire Viate. Ikereka tukimire. Yanyamira muri ibyo nabyo reka tubimire. No mundira ngo nuko rero ubwo abambere baragiye. Buviye kuzabona buzukoresho. Noneho rero FRDC abagera mu 1,000 ngahe nabo bashyikirije intwaro bahita biyambutsa. Ariko ubwo nabo bagiye he? Ubwo nabo bari mu nkambi hariya mu rugero. Abo nabo baje mu Rwanda. Baje mu Rwanda. Ariko muri abo banyekongo higanjemo abo ba FARDC ingabo za Kongo, higanjemo FDLR niyo sayuzuyemo baragarutse baratashye. Yego noneho ndo waririmbye ngo nibagaruke rwose dufatanye kurwubaka. FDLR sabuya niyo yiganjemo noneho na Wazalendo na FARDC birumvikana. Niyo mpamvu hariya bari hagomba gukorwa screening. Viateur ukira aho ngaho ibi bintu ntago biteye impungenge ku gihugu cyacu. Uko bibona nk'umusesenguzi aba bantu baravuze ngo turamanitse baritse intwaro ariko n'ubundi bari basanzwe batatureba neza bagambiye gutera urwa basanzwe abo nibo ndumvuga abo niho bari ahubwo buriya bageze amahirwe nibamara kwivangura n'abanyekongo nyirizina abo b'abanyarwanda bo feri ya mbere ni Mutobo muri cya kigo kigisha abatabo abo babyungukiyemo. Abo nabacu babashije gutaha, abo nabacu barajya Mutobo. Ariko abagore babo basize aryo bane bafite abagore abo bazaza bati abo nabo bizagira aho batahuka. None se umugabo wawe yarwanaga ntabwo yaba yatashye, umugabo wawe yarwanaga none yisanze mu Rwanda wowe wawe usigaye ukora yiki? Ose Viate bura nta bashatse nk'abakongomani ubwo abo bagumayo ubu twitegure imiryango igiye twitegure kwakira abana n'abagore. Noneho rero karagaciye mbaza kuri Afrika y'Epfo n'Abarundi utarajya aho ngaho uyu munsi ubuzima bw'Igoma bwifashe gute Viate? Kugeza ubu ngubu nkurikije ikiganiro ubuyobozi bwa M23 bagiranye n'abanyamakuru ku munsi w'ejo ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2025 kuko bahise basaba leta y'u Rwanda ko abanyamakuru babyifuza baba abanyamahanga n'abanyarwanda noneho leta y'u Rwanda yabaho umwanya bakambuka noneho bakajya kumurikirwa umujyi wa Goma uko uteye. Ejo rero habaye ikiganiro cyakoreshejwe na Colonel Nanga. Colonel Nanga niwe uyoboye ihuriro AFC Alliance Fleuve Congo. Uyu Colonel Nanga niwe wari komisiyo y'amatora muri 2018 ubwo Tshisekedi yajyaga ku butegetsi, niwe wamwibiye amajwi. Arabyemera? Arabyemera ahubwo ejo yaravuze ati ntabwo nari nzi yuko nayibiye, sinzi ijambo yakoresha. Reka tubyihorere niwe byivugiye. Abashaka kuza kumenya ibyo yavuze bajya kubireba. Viateur muri gihe hari hajemo impungenge mpita nzisohora muri gihe ndavuga nti reka ne kuzigumana ntibarize. Buriya mu by'ukuri ntabwo biteye ubwoba cyangwa se wowe nta mpungenge abantu waravuze uti Rwanda yashobora kuhagwa izindi gishobora kuhagwa uyu munsi bizeye umutekano ungana iki? Mu by'ukuri niba umuntu avuga ati jewe nicekesha nshatse nakwereza igisasu gikagwa hakurya ya Goma ubwo kikagwa mu Rwanda, noneho rero muri Goma nyirizina buriya mugabo ntabwo ashobora kuryama agasinzira karota yateyemo igisasu cyangwa se akabikora kanuye. Kugeza ubu ngubu M23 niramuka ifunguye ikibuga cy'indege cya Goma igomba kwita kuri communication y'indege zihaza hakaza indege yizeye. Nari mvuze ku gisasu Viate. Noneho rero urashaka kuvuga ko Tshisekedi ashobora guhagarara aho ngaho akaba yandika yego yarabyivugiye nkuko wabivuze aravuga ati je nahagarara nkatera igisasu nkahagera. M23 wibwira yuko ubwirinzi nka buriya yita bufite nka buriya twabonye hakuno. Ubu ushaka kuvuga ko ari byo ushaka kuba yishingikirije
kugira ngo Goma ifatwe nuko bari babanje gutekereza uburyo bazamanaginga umutekano wayo, niko bimeze. Kugira ngo Goma ifatwe nuko M23 yari yamaze kwitegura uburyo izamanaginga umutekano wayo. Niba ari icyo kibuga cy'indege igahakikisha ko indege ihaguye bafitanye communication hatagira ivi Kinshasa ikaba yahagwa wenda ije kuhabohora. Ubu muri make ubuzima buri Goma uko wabubonye ko wahabonye abaturage bongeye basuye mu buzima busanzwe, ubuzima busanzwe, ahubwo nyuma y'icyumweru rwose ntuzamenya ka kajagari kari gahari. Viateri, abantu bari guhabwa amajeto cyangwa bongeye byagenze gute kugira ngo umunyarwanda yambuke muri Goma avuye Gisenyi? Immigration urabizi yuko dufite one border post, umupaka duhuriyeho, n'ubundi hateramo igihugu kimwe. Ubu rero kuba ufite passport cyangwa laissez-passer kugutereramo ukambuka ni ibintu byoroshye. Abo ku mupaka nyine abaturiye Rubavu, abo bo n'utujeto bazakomeza kuduha. Ubu bivuga ngo umunyarwanda kwambuka muri Kongo ntabwo ari ikibazo, cyane cyane hari Goma bagomba kwambuka nta kibazo. Ubu nta kibazo gihari. Ubuzima kuko ubuhahirane bugomba kubaho, cyane ko ubu ngubu mu gihe Goma yari inize nta byo kurya byavaga hirya ya Goma biza muri Goma. Abenshi bari bahanze amaso muri Gisenyi, ariko ubu noneho hirya iyo ngiyo mu mpande aho M23 ifite ubu movement ni yose abanyekongo bashobora kugenda. Turashimira ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ko bwabashije kurinda umutekano w'abanyarwanda ndetse n'abanyekongo bari baduhungiyeho bakaba babakiriye. Imana ibaha umugisha. Abanyekongo bo batangiye kwitahira, basubiye ubu bari gusubira iwabo. Burya abanyekongo ubundi bahungira intambara aho iterekeza, noneho byakweyuka bakigarukira. Nari narabivuze yuko M23 zinjira mu mujyi wa Goma bayikomera amashyi. Baraguseka. Ushobora kuba urimo umuhanuzi Viateri. Gusa M23 irabizi neza yuko babasirikare Wazalendo na FDLR n'abandi nabo Barundi n'abaki byanze bikunze hari abakiri mu mazu bakuyemo imyenda bigumira mu mazu. Ushobora kuba nafite hari inzu nyinshi ziracyari imbaho mu bice bya Birere. Yego. Baracyari mu mazu. Noneho buri icyo bazakora no gupekuwa, icyo bita gupekuwa. Icyo kinyarwanda cyawe ntago tucyumva. Kugota umujyi wose. Wowe Jeanne nabo muryamanye mwese mujye hariya. Yego. Tubanze tukontorora inzu yanyu, tunamenye abo muri niba hari icyo mufite mukizane, abo muri kumwe nibaza n'ibyangombwa, nidusanga ari umusirikare w'umurundi ajya abandi bari, nidusanga ari uwo muri Malawi ajya abandi bari. Buriya hazakurikiraho igikorwa cyo gupekuwa, kuko ntabwo bakwirara ngo birirwe bidegembya. M23 ntabwo yakwirara ngo yidegembye itabanje gukora upekuzi. Iki kintu uvuze kirakomeye. Twavuze ko abo basirikare nk'abo bamara uvuze, ubwo nabo bari hehe? Ese nabo bari mu binjiye mu Rwanda baje kwakirwa bamanitse amaboko, bari ku ruhe ruhande? Bamara basubijwe iwabo kugera uyu munsi situation ihagaze. Mbere yuko M23 yinjira mu mujyi wa Goma, hari aburiye amato berekeza ya Bukavu. Aho banyuze Ikivu. Yego. Abantu banyuze Bukavu rero ni bande bagiye hehe? South Africa na Malawi niho berekeje. Ariko bivuga ngo uyu munsi aba bantu bari Bukavu niho berekeje, ariko hari n'abafatiwe muri Goma. Nyine icyo mbaza wenda dukurikiye tukabaza mu by'ukuri aba bantu uyu munsi ubu ngubu baba bakiri hari Bukavu? Niho bari, inzira y'amato niho yaberekeje. Ariko noneho hari abarundi nabo bamanitse amaboko mu mujyi wa Goma. Abo bari hereye. Ubu ngubu M23 irabafite kuko nubundi hari abo yari isangawe. Abo itafashe bari he? Abo itafashe nabo ubwo hari abindaze mu Kivu, hari abambutse, abandi baranapfuye. Kunigwa ntago ari ikintu. Kunigwa ni ibintu bikomeye cyane. Noneho rero abo abasirikare b'abarundi M23 ifite, kuko nubundi hari abo yari isanganywe yafatiwe mu bice byabanje. Perezida wabo akabihakana ngo sibo, kandi bajyaga bashyira ku mateleviziyo baririmba indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Burundi. Ubu rero ni abafatiwe muri Goma, M23 irababika hamwe n'abandi, kuko ntabwo wabarekura ngo bohereze Burundi. Ikibazo kirahanga kandi Burundi bwaravuze ko atari ababo, kandi Burundi bongere bagaruke kongera kurwana nawe ejo uzongera uhangane nawe.
aba bantu ni ukuvuga ngo hari abantu M23 yagumanye ibitse mu wenda navuga ngo se twavuga ko ibafunze cyane, ifunze mu birindiro byayo. Yego. Abo nibo bitwa imfungwa z'intambara cyane, Kinyarwanda, imfungwa z'intambara. Kereka habayeho imishyikirano, leta y'u Burundi ikagira ibyo isaba mu 23, nayo mu 23 ikagira ibyo isaba u Burundi bakabyemera, wenda ikavuga mu 23 ikavuga ati nimuvemo burundu, nibwo tubasubiza abantu banyu. Bamara kuvamo Burundi bakaba aribwo babaha. Ariko noneho ntabwo wafata abantu bakurwanyaga ngo basubize igihugu cyabo ejo muzongera guhura mwongere mu Rwanda. Ntabwo birumvikana. Ku rundi ruhande birumvikana. Hari ikintu wari wambwiye mu kanya uravuga uti ngaho noneho mbaza kubijyanye n'u Burundi na hehe hari na Malawi. Uroye ni nk'ibyo tuvuze. Iyi ntambara yimeze hari ubwo byo bimeze bite? Ariko nta ntambara irimo. Iki? Burundi na Malawi byo nta ntambara irimo aho ngaho. Bimeze mu bihugu byabo cyangwa mu kurwana hano. Oya, ibyo twavuze ko nyine biri aha ngaha bo bari baje kurwana wabivuze. Uyu munsi ubutegetsi bw'i Burundi buravuga iki kubijyanye n'ibivugwa ku ngabo zabo zafatiwe hari? Okay, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yavuze ko ingabo zabo zagiye kurwana muri Kongo, pozisiyo bari barimo bakiyirimo. Uvuze ngo iki? Uvuze ko yavuze yuko ingabo ze nta kibazo zifite, ko amapozisiyo bari barimo bakiyarimo. Nukuvuga ngo niba bari mu kibaya niho bakiri. Ibi ariko biratangaje Viateur, ibintu biratangaje. Umuntu avuga ikintu azi ngo ari kwishongora, nyamara nkatwe dusesengura iby'intambara tukumva icyo avuze. Yavuze ngo pozisiyo bari barimo baracyazirimo. Bivuga ngo baracyari muri Kongo, baracyari mu kurwana, aho mu 23 yafashe. Barafashwe rero. Nicyo bivuze. Ibi bintu nubwo birisekeje ariko birababaje. Malawi yo ntabwo ndumva ubutegetsi bayo uko bavuga. South Africa nibo perezida wabo yavuze. Cyril Ramaphosa. Yavuze iki rero? Yaganiriye n'umukuru w'igihugu cyacu kuri telefone. Ariko none harangiye. Ibi bintu biri hanze Viateur? Cyane. Ku mbuga turabibona? Cyane. Mu kiganiro cya Perezida Kagame na atagira uvuga ati yavuze ibitabaye. Cyril Ramaphosa. Yego. Noneho Cyril Ramaphosa yavuze ngo biratangaje kuba u Rwanda rwararashe ingabo zanjye. Bya bindi nyine biva hirya bikagaruka. Warongeye babigize ati noneho ahubwo bigiye kuba bibi kurushaho. Niko perezida wa Afrika y'Epfo yavuze. Perezida Kagame aramusubiza ngo ahubwo twiteguye ibyo bagiye gukora batabashije gukoresha hari. Perezida Kagame yabivugiye mu nama ya Afrika y'Iburasirazuba. Ikintu cyaba gihatse kiko numva ni ijambo rijimije rimeze ukuntu. Ntacyo bihatse. Umwe yamubwiye mu ijambo risa n'irijimije ariko ryeruye, undi nawe amusubiza gutyo. Ubu perezida wacu we yeruye ati twiteguye guhangana n'ibitero Afrika y'Epfo yatugabaho. Niko umukuru w'igihugu yavuze. Ariko ibi biratangaje. None siranyura kirashaka guca muri Kongo none. Nibyo nyine. Guca ibyo batakoze hano bakaba batsinzwe bagapfusha abasirikare 13. Bivuga ngo mu basirikare bo muri Afrika y'Epfo habo 13 bapfuye na mbere yuko ngo mifatwa. Ni ibintu bizi. Imirambo yabo yagezeyo. Yoherejwe iwabo muri Afrika y'Epfo. Hapfuye ngira ngo 11 baje gufasha banyuze muri SADC, noneho hapfa n'abandi babiri bari muri MONUSCO. Muri ya mabombe navuze. Mu basirikare rero ba Afrika y'Epfo harimo abaje nka MONUSCO, hazamo n'abandi baje nyuma baje nk'abandi muri ko ba MONUSCO baje kera. Yego, muri SADC. Ikintu kirakomeye. Yego. Noneho rero hari n'uwavugaga ngo ese ngo ko Afrika y'Epfo ifite intwari, ikaba ifite indege, ikaba ifite iki, aho niba zahagurutse izo ndege. Icyo nari ngiye kukubaza ko niba batangiye kuvuga iti wamenye ibitsi iki zizahaguruka hese ntaho, kireka niba zinyuza Kongo. Niba zinyuza Kongo zizakorerwa iby'izindi zose zakorewe. Nizinyura Uganda. Uganda nta kibazo dufitanye. Nta kibazo dufitanye. Ubu bivuga ngo wenda yaca Burundi. Twibutsa abadukurikiye ko harya Burundi buhari kugendwara
oye hagati y'u Rwanda n'u Burundi imipaka irafunze n'uyu munsi biracyari bya bindi kireke yo mu kirere ese mu kirere ho Rwanda yajyayo ikanavayo ibi bintu by'ibivugaho iki Viateur kuko umuntu afunga ubutaka yarangiza mu kirere bakanga bakaza kandi tukagenda ufungiye ubutaka nyine yahemukiye abaturage yafunze umupaka w'ubutaka ngo twe gutemberera kuri ya mazi yabo cya kiyaga cyabo none si yo ngiye n'indege ko ngerayo cya kiyaga cyabo nabonye urugero n'ubundi niba ari ikiyaga yafunze n'ubundi uwavuye n'ahandi indege yaragera duhombe bya mikeke yabo bya bifi kandi mu Rwanda ntabwo tubuze ibintu bifite proteine byasimbura ya ariko n'amafi turayafite ubwo rero mu kirere no kubera yuko hari indege nyinshi zici Burundi zigaca ni Kigali wenda za Ethiopian Airlines ziba zigomba gukora izo ngendo Kigali Burundi gutyo Viateur tugana ku musozo w'iki kiganiro turimo kugirana wowe nk'umuntu w'umusesenguzi ubimenyereye bimazemo igihe umuntu wanyuze mu gisirikare wanyuze muri munyamakuru amaherezo y'iyi ntambara urayabona gute nk'uko bene ubwite babivuze kugera Kinshasa nk'uko babivuga nawe niko ubibona kuva bafite Goma buriya Bukavu yo iraregetse ariko kuko harimo amazi hagati harimo ni ikiyaga kinini kandi harimo amazi ariko urugendo buriya abantu sinumva ngo barara bagenda bugacya bageze urugendo rugufi buriya yo mu 23 igiye kwiga strategy yakoresha kugira ngo ifate Bukavu bivuga ngo twitegure ko ashobora kubisobanura mu mazi buriya Kivu kuko wambwiye uti hari abagiye i Bukavu ntekereza ko ubwo nabo baticaye ubwo rero nkibaza Kivu y'amajyepfo niyitahe kandi Tshisekedi nibamara kumukuraho Goma na Bukavu ibintu biraba byaranye kuko haracyari indi migi hariya biroroshye ufite ikibuga cy'indege wenda ni nk'amayeri jewe ntekereza ya gisirikare M23 ushobora gukora kuko nzi neza yuko hari aho byakoresheje kuba bashaka ibyitso ku kibuga cy'indege cya Kamina cya Mbujimayi icya Rubumbashi bakaba bafite ibyitso noneho bagahagurutsa indege Goma ikagenda ikagwa kuri icyo kibuga cy'indege abasirikare bavamo barwa ibi bintu reka tubitega amaso Viateur hari ibintu rero ukumva nabwo biracyateye ubwoba kugeza ubu umwe mu bapangira urugamba mu 23 uretse ko wenda bandenzeho ariko ndumwe mu bapanga urwo rugamba iyo strategy nayo sinayirengagiza noneho rero ikindi kigaragaza yuko ahandi bizaborohera nuko ingabo zose n'imbaraga zose uriya mugabo perezida wa Kongo yari yarazishyize hano ubu tuvuga yuko mu by'ukuri Kinshasa nta ngabo zisigayeyo ziriyo nkeya afite ibigo byinshi yego za Kito naho ngaho n'ibindi bigo hirya no hino za Kamina harakanuka yego harakanuka hose birahari ariko burya imbaraga nyinshi bari bazimanuye kuko ntaho M23 zongera guhurira n'abacanshuro buriya bagiye ntago bazagaruka iki kintu ariko ntabwo gihagazeho Viateur birashoboka bashobora kuba bari guhamagaza abandi ntawamenya yenda bari bunyure Kinshasa bamanuka abandi bacanshuro bazaza guseba nk'uko abangaba base abantu b'ibihangange bangana kuriya gusakwa n'imbwa ni ikintu giteye isoni Jean Viateur ahandi rero buriya abasirikare bo mu bindi bice cyane ko ari n'abanyekongo basanzwe wenda na FDLR bamaze kugera muri hariya wasiwasi muri hariya ubwo bazajya bumva bombe ya M23 bahita bafumyamo nk'uko bisanzwe ariko Viateur reka dusoze iki kiganiro uko bigenda buriya rero mu gusoza M23 biba imyaka 2 biba imyaka 3 birangize manda y'uyu mugabo yiyongeza indi akora ibyo ashaka ariko amaherezo bazamusanga pole ndiyo mwe ikindi mbona ko M23 igomba gufatiraho nta guhagarara ariko Amerika ibintu iri kubivugaho iki siko nari ngiye kubaza Amerika hari umunyamakuru wabajije Trump umunyamakuru atangira kubibaza bica ku ruhande Trump aramubwira ati wikwirirwa ujya kure urashaka kuvuga u Rwanda mukanya mvuye kuri radio bagenzi banjye bashyizeho iryo jambo rye
ubu aka kanya nta mwanya turabona wo kuvuga ibyo bya Kongo n'u Rwanda n'ibyacu ntibitworoye reka tubigire gutya nta mwanya arabibone ubwo nabwiraga abagenzi banjye nti uriya ntabwo yajya kuba nka Barack Obama kuko umwe ni umurepublicain undi ni umudemokrate ariko numvise nawe atoroheye nabakiharya abagiyeyo ibintu numvise nibyo vyate ndabizi ko uzi gucukumbura ibyo ntabwo hari ibintu numvise bivuga ko abantu bariyo batarabene gihugu bashobora kuba hari ukuntu batorohewe muri iyi minsi Trump cyangwa se batagiye koroherwa Trump buriya yagiye ubutegetsi bwe ndabukunda cyane namukunze ubwo twari muri covid aravuga ati niba sanitizer yica coronavirus kuki tutanywa sanitizer ikayica mu reka dusoreze aho ngaho agakanu rero yagezeho agarura abantu birukanywe mu gisirikare ngo bazira uko bari barigize baba batinganye n'abandi yabagaruye mu gisirikare noneho rero abinjira muri Amerika binyuranyije n'amategeko bazajya ajya kubafungira muri ya gereza ya Guantanamo. Reka turekera iri zuba naryo ndabona ritatworoheye nuko rero M23 ni akazi kabo bari mu kazi kandi mpamya yuko kazaborohera kurushaho batasonga mbere mpaka Kinshasa. Reka tugushimire cyane Viateur Rutagengwa. Turagushimiye cyane ko abanye natwe muri kino kiganiro kandi rwose usenguze ibyo ukora ntekereza ko abagikurikiranye nanjye hari ibyo nkuyemo hari ibintu byinshi cyane abantu batari basobanukiwe nanjye ubwanjye ndimo turagushimiye cyane ko witabiriye ubutumire bwacu wakoze kubana natwe tubwira abari badukurikiye ku biganiro byacu nyine nuko nyine tuzaduhora tubibagezaho kandi twibutsa abantu ko hari filime idasanzwe igiye gusohoka guhera kwa kangahera mbwira cameraman guhera kwa kabiri cyangwa kuwa mbere bitegure muri uku kwezi kwa kabiri hari filime igiye gusohoka uzajya bavangira yego ibiganiro na filime yego buri wese areba uko abyumva abashaka ijambo ry'Imana bazaribona abashaka ibiganiro byo gusesenguza nk'ibi ngibi bazabibona ni icyo utazi ni icyo ushaka ni icyo ukunda ahangaha rwose urabyemerewe kubibona kandi uzabihasanga filime zizasohoka haba amaseri cyangwa se filime ngufiya ubwo amaseri n'ubuhererekane zikaba ndende cyangwa se filime ngufiya muri rusange haba dufite ikiganiro gikomeye kiryoheye amaso n'amatwi cyitwa ngo iwacu ku isoko iwacu ku isoko Viateur uratumiye muri ibyo biganiro nutwemerera ubwo turagutumiye tuguhaye ikaze kuri JT yego kuri JT Empire TV ni karibu biganiro byacu nakagaruka mwari kumwe na Jeanne nk'ibisanzwe n'abadufasha ku buhanga bw'ibyuma nabo barabasuhuje kutavuga Damour turi kumwe na Damour turi kumwe na Costa abo turabashimiye ko mwabanye natwe ciao mutibagirwa kandi gukanda kuri subscribe hanyuma like share na comment zanyu turazikeneye cyane murakoze cyane